sinzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo, yambereye inkingi. Uririmba neza. Murakoze no kubera Imana. Uririmba neza. Murakoze cyane. Ariko nanone ngo bijye bigorana kubona umuririmbyi uririmba gutya anakijijwe by'ukuri. Akijijwe by'iki? By'ukuri. Ari mu nzira y'agakiza y'ukuri. Yego. Ibyo bintu ngo bijye bigorana. Ni ukubera iki? Kandi nta bundi bushobozi ufite bwasohora ya ndirimbo, n'andi n'inzira yewe wacamo kugira ngo isohoke udaciye muri iyo ngiyo. Yego. Bitewe n'igihe urimo nyine, ubwo ndi kuvuga wa muntu uba uri aho utarageza igihe cyo gukora ku mafaranga se. Yesi, ndagushimiye rero buri muntu wese wakanda subscribe kuri iyi channel yacu ni Uhiriwe TV. Uyu munsi rero muraza kunyemerera tugarutse mu kiganiro nk'ibisanzwe, nkushishikariza gukanda subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tuzanye n'umutomirwa, ni umukobwa mwiza cyane, teretse neza umusatsi, ufite natirere nziza, nanigiye kuvuga ngo y'abadeperi hoya y'abarokori. Hanyuma turaza gutangira yibwira abantu badukurikiye kugira ngo tuze kubana neza muri iki kiganiro, tuziranye kandi tunameranye neza. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ikaze kuri Uhiriwe TV. Murakoze cyane kuduha ikaze. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urakeye cyane. Murakoze cyane. Naho ngiye gusaba kameramani ngo amanure kamera, ariko mise mbyanga bitewe na gahunda. Hanyuma rero yego, nagira ngo tuze gutangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo tuze gukomezanya tuziranye. Yego, Yesu ashimwe. Amen. Murakoze kuduha ikaze. Amazina yanjye nitwa Leya Niyomwungeri, nkaba ndi umuririmbyi ukunda kuririmbira Imana. Yego. Nishimiye kubana namwe. Imana ishimwe. Murakoze. Amen. Leya, urakeye cyane. Murakoze cyane. Uzi ko wagira ngo wisiga voka? Oya, avoka kandi akantu ka voka rero niko kabi. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza mu bindi, Leya ni muntu ki? Murakoze. Leya ni umukobwa w'imyaka ntari bivuge. Yego. Akaba imfura mu bana 5. Yego. Akaba ari umukristo wo mu itorero rya ADEPR. Yego. Akaba ari umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana. Yego. Muri korali, ndetse akanasohora abageni. Ndumva ari ibyo bihagije. Yego. Hanyuma uyu nundi uzi kukubaza, uzi kukazirikana. Yego. Hari akantu ndi buzi kukubaza, uraza kumbwira ahantu bijya bihurira mu gusohora abageni no kuririmba. Yego. Indirimbo za gospel. Hanyuma rero Leya, karame, umuririmbyi atungwa n'iki? Yego, ubuzima bw'umuririmbyi ni bugari. Yego. Ariko umuririmbyi atungwa no kubaha Imana ndetse no gusenga. Yego. Yego, ndumva ari byo ntwaro y'umukristo. Yego. Yego. Mu buzima noneho tugarutse mu buzima busanzwe, tuvuye mu buzima bwo gusenga, mu mibereho yo mu rugo, umuririmbyi atungwa n'iki? Umuririmbyi rero biterwa n'uwari we, ariko ndavuga nkanjye. Mu buzima busanzwe bw'umuririmbyi, ubuzima bwa buri munsi ni ukuririmba. Yego. Kuramya Imana, kuririmba nibwo buzima. Biragoye kugira ngo uzabone umuririmbyi bushobora kwira ataririmbye. Yego. Wenda bwakira akenshi sinzi, hari ushobora kwira adasenze. Ariko kugira ngo uzabone uwo bwije ataririmbye biragoye. Yego. Yego, rero kurimba numva ari umuhamagaro w'umuntu. Yego. Uraza se kunyemerera ninza kugusaba ko uturirimbira ku ndirimbo zaririmbiwe Imana, cyangwa se za ndirimbo waruvuze zihimbaza Imana? Yego. Zikanayiramya? Yego. Ariko uze no kunyumvisha, singusabye ngo uze kundirimbiraho, waza no kunyumvisha kuntu ujya usohora umugeni. Ibyo ni ibintu bibiri ugiye guhuza bidahuye. Kuko yego ubukwe ni bwiza,
nabwo ni igitangaza cy'Imana cyangwa se ni dekorasiyo y'Imana. Yego. Ariko aka kanya turarimba iz'Imana gusa, nitugera mu bukwe tuzarimba izo mu bukwe. Urakoze cyane, unsubije neza. Reka ndarikira abantu rero bakunze gukurikirana Uhiriwe TV yuko umuntu wese wakanze subscribe atazasohoka mu nzu umunsi azaba yakoze ubukwe ngabure umuririmbira, ahubwo Leya arahari. Muhumure mpari ku bwanyu. Turaza gushyiraho akanimero ke hasi mujye mumuhamagara abaririmbire, uretse no gushyiraho nimero abantu bose ingeri zose muzajya muzibona kuri gicano yacu. Pfa kuba warakanze subscribe ibindi bizikora. Hanyuma rero uraza kumfasha nguha umwanya ubundi dutangire n'isengesho. Ntabwo twigeze dusenga. Yego. Ubundi nidusoza gusenga unyuzeho akaririmbo k'iminota mikeya ko kuramya dukomeze tuganire. Murakoze cyane. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko uri Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Tugushimiye ko witwa ndiho wahozeho ndetse kandi uzahoraho. Aya masaha twongeye kuza muri bendera ryo kunesha. Aya masaha twongeye kuvuga kuri Imana yacu bwite. Shimirwa ko kuri Imana yaturinze, iraturinda ntitwicwa n'ibyaha byacu. Nushimwe. Mbere ya byose tubanje guca bugufi imbere y'amaso yawe, tubanje guca bugufi imbere y'ubwiza bwawe, kugira ngo tweze udutunganye, udukureho umugayo wose twageze imbere yawe, tugaragare mu maso yawe dukiranutse. Kuko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ubonyeho ayo maraso ntumucire urubanza ukundi, ahubwo mwitukiranutse. Reka utwejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Reka utwejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo atubare ibyaha n'ibicumuro byacu. Ukomeze kubana natwe, ukomeze kutuba bugufi, utubere ingabo idukingira none n'iteka ryose. Reka ibikorwa byose bibera aha hantu, reka ibikorwa byose bibera kuri icano bibi byo kubahisha izina ryawe, tubisabye twizeye none n'iteka ryose. Amen. 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 Mwanya no wawe rero mu minota mikeya turamye Imana. Amen. Hallelujah. Oh, 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 oh. Oh, Yesu shimwa. Nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Oya, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza, mfite impamvu zibifatika. Oya, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo, yambereye inkingi nishingikirizaho amanywa nijoro. Yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye. Njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo
kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza, mfite impamvu zibifatika. Oya, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. ntabwo nzicuza Kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. oya ntabwo nzicuza Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Amen. Dufite impamvu ariko zibifatika. uze piyaniste aze kuza kuducira urubanza rugiye kuba ngaha. Impamvu biryoshye ni uko bwa nyuma nanjye ndirimbye. Buriya simbizi, baratubwira muri komenti, Abantu baze kwandika muri komenti batubwire uko bimeze. umuntu abaye atunzwe no kuririmba, bambwiye nimba naburara cyangwa narara ndiye. Hari inshuti yanjye twemere yasabiriza. Emile, witwa Emile, icyo cyo nanjye nagihagararaho. Umuntu atunzwe no kuririmba yazicwa n'inzara. Hanyuma rero Yego nkubaze akabazo, ndagusubiza. kuririmba neza, Murakoze, no kubera Imana. uririmba neza, Murakoze cyane. ariko nanone ngo bijya bigorana kubona umuririmbyi uririmba gutya anakijijwe by'ukuri. Akijijwe by'iki? By'ukuri. Ari mu nzira y'agakiza y'ukuri. Yego. Ibyo bintu ngo bijya bigorana, ni ukubera iki? Buriya sinzi uko ababivuga babyumva, Yego. ariko hari korali imwe nkunda Eh. yaririmbye indirimbo ivuga ngo, mumbabarire ntabwo ari ndende, ivuga ngo nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha. Ndi mwari munsi narahimutse ubundi musha. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Impamvu hari abumva ko gukizwa, yego ndabyemera, kurimba n'impano, ariko iyo umuririmbyi yahuye na Mesiya cyangwa agahura na Kristo ukiza ibyaha biroroha, aramutsindishiriza. Rero ibyo ngibyo ni imyumvire y'abantu. Gukizwa no kuririmba ni ibintu iyo bijyanye biba byiza kurushaho. Yego. Hari akantu kajya kabaho, njye buri cyumweru njya mu materaniro. Impamvu nayo nkubwiye gutyo, buriya umuririmbyi n'umucuranzi ni abantu bagendana cyane. Yego. Basanga nka kwa kundi baba bageze nko mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Umuririmbyi n'umucuranzi bahita basohoka bakajya hanze, bakajya kuganira ati ririya nota wari uri gushyiramo ntabwo ryari sawa. Hanyuma se wowe buriya wari uri kuririmba ukageramo neza mu inota, noneho ugasanga mbyiteka ari satani se, ugasanga satani abahaye impamvu nyinshi zibuze gutuma baganira batumva ijambo ry'Imana. Yego. Bakigira kuganira hanze. Yego. Kandi mo imbere mu rusengero harimo ijambo ry'Imana. Yego. Ni ukubera iki? Rero baririmbye bavandimwe, umuntu ukora ibyo bintu ntazongere, ariko byose ni byo kubaka umurimo w'Imana. Yego. Niba bari kugira ngo bategure ibyo kurya byiza biri buryohere ubwoko bw'Imana bukihana, Yego. na pasiteri nawe akaba ari kwigisha ku ruhimbi, urumva ko bose bari mu murimo. Ariko biba byiza kurutaho buri gihe n'igihe cyacu. Nyemerera nkuce mu ijambo nkubaze, wa mwanya ujya ubaho wenda ku wa gatandatu cyangwa ku wa gatanu, Yego. wo kuripeta, Yego. uberaho iki? Nawo ni mwiza ubaho, ariko umuntu ni umuntu. Erega twe ntabwo turi abayezu, nta nubwo turi abatagatifu ku buryo ibintu byose twabikora neza ku murongo. Yego. Oya, abaho kwibeshya nk'umuntu. Kandi hari igihe iyi si turimo biragoye, hari igihe uba uri mu mwuka mwiza pe, mu karepe turi mu mavuta ewana. Yego. Ariko wajya kuririmba ugasanga ntihabuze nk'ibintu biza kugucomora. Yego. Yego. Hanyuma uruze kunyemerera, hari akandi kantu nateguye tubibuze kuganiraho gatoya. Ntabwo ndi buze kukurambira cyangwa nkugore. Yego. Ako kantu gateye gatyo. Yego.
ubona urugendo rw'umuririmbyi w'umukobwa bigenda bite? Ko nzi ko ibishuko biba ari byinshi, hari nk'igihe usanga umwana afite nk'impano akiri mutoya, ari umukobwa yajya mu masitudiyo akajya ahura n'ibishuko byinshi, ugasanga nyine ya mpano ye bayuririyeho bitewe n'uko bashatse kumufatirana mu bihe runaka nyine ntasobanuye. Ubona urugendo rwe rw'ubukristo ni iki kiba kigoranye cyane? mu rugendo rw'umukristo ikintu kiba kigoranye cyane nkanjye uko cyane ku mbyumva, mukobwa ufite nk'impano yo kuririmba. ku mukobwa ku rugendo rw'umukristo ikintu kiba kigoranye ku mukobwa, ikintu kigoranye ni ukubangikanya ibintu bibiri, kubangikanya Imana n'ubutunzi bw'isi. Ibyo ngibyo bigora abakristo benshi, si no ku mukobwa gusa. Rero kuvuga ngo yagiye kuririmba ngahura ngo nibimusaba wenda ko hari ikindi kintu agomba gukora kugira ngo agire ikintu ageraho, navuga ko abo ngabo nyine mu buzima bw'isi navugaga. Rero iyo wemeye kuba igitambo cyabo birakugora mu buzima. Rero icyo navuga ni uko twareka Kristo akajya dutsindishiriza. Hanyuma tukiri aho ngaho rero mboneyeho no kukubaza, ukunda kuririmba cyane, nta bushobozi ufite bwo gukora indirimbo kandi ushaka gukora indirimbo, ugiye muri studio bakweretse inzira byacamo kugira ngo ubone ya ndirimbo, kandi nta bundi bushobozi ufite bwasohora ya ndirimbo, n'andi n'inzira yewe wacamo kugira ngo isohoke udaciye muri iyo ngiyo, bitewe n'igihe urimo nyine. Ubwo ndi kuvuga wa muntu uba uri aho utarageza igihe cyo gukora ku mafaranga, se utarageza igihe abaterankunga bamwumva ngo bamusapotinge, ariho hantu hise uhingukira bwa mbere, wakora iki? Iyo nzira yaba imeze ite se? Nshaka kumenya iyo nzira. Hariho inzira nziza pe. Niba umuntu aje akambwira ati hari umuntu nzi ushobora kugufasha urugendo rugakomeza rwo kuririmba, cyangwa akambwira ati hari icyo byaterwa, hari inzira nziza nayikurikiza, hari inzira mbi ntabwo nayikurikiza. Kuko n'umunyarwanda aravuze ngo amagana ntaguranwa amagana. Hari impamvu mbikubajije gutyo, kandi nk'urugero tuze kwifashisha urugero rw'umuhanzi uririmba Sekira, ntari buze kuvuga izina, ngo yigeze ngava ngo iyo za Rwamagana asanga umuproducer cyangwa se umunyamakuru umwe, ntari buze kuvuga izina gusa ukora mu bitangazamakuru bizwi, yamusanze kuri radiyo yarabanje aririmba ngo muri ba bantu ngo bagaragaza impano kuri telefone, ngo nitwa runaka, ngo ntuye aha, ngo mfite impano yo kuririmba, ngo araririmba ngo arabyumva, aramurarika ngo uzaze duhure. Araza barahura, bahuye yamugaragarije impano kuko asanga arayifite. Impano uwo muntu yarayifite, ariko undi nawe kugira ngo amuzamurire ya mpano ye amwereka inzira bigomba kunyuramo, iyo nzira nyine ica mu cyumba. Amwereka inzira yo guca mu cyumba kugira ngo abashe kumuzamurira ya mpano. Wa mukobwa yarabyemeye, yewe kuko biranakunda, impano arayizamura, irazamuka pe. None se ko ya nzira yayinyuzemo bigacamo, ubwo icyo wowe utayinyuramo? Uzi impamvu se? Ni ukuri twebwe twemerwe, hari ijambo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo, duha imbaraga uko bwije n'uko bukeye. Rero njye niringiye Imana ku buzima bwanjye, nemeye ko niba ari igeno ryanjye cyangwa se ari ibyo Imana yangeneye, ni ukuri ifite inzira nyinshi izabicishamo. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'iyo uza guhura nawe muri icyo gihe akakugisha inama, wari kumugira iyihe nama? Nari kumugira inama y'uko n'ubundi nta cyiza cyo kwirwanirira, yari kwihangana akarindira Imana. Ariko byaciyemo, uwo ni we byaciyemo, ariko afite ikindi yatakaje atagarura uyu munsi wa none, kandi nawe simpamanya n'umutima wanjye ko ashimishijwe nabyo, ahubwo se yatanze ubwo buhamya ari kubishima cyangwa yari ari kubigaya?
ntabwo yigeze atanga ubwo buhamya, eh nta nubwo yabutanga hari ngira ngo wowe ahubwo uramuzi nuko ni kwa kundi nyine bibaho, ugasanga ibintu bigiye ku muntu umwe ngo runaka ngo nkubwiye iki kintu ariko ni ibanga, umbikira ibanga. Wa Kumenya undi ibanga. aribikije nawe aba afite undi munyamabanga none nawe urarimbikije. nawe akahita arimubitsa. Oya N'undi ibaza nawe ikintu akabitsa. cy'ibanga, ariko ibaza inkuru nziza nk'iyo y'uko yageze ku cyo yifuzaga kugera ariko akaba abyita ibanga. Urumva ikintu nk'icyo nimba ari ibanga ntabwo ashimishijwe nabyo mu by'ukuri. Ahubwo abakobwa b'inshuti zanjye, namwe bakobwa tungana ndetse n'abandi nkatwe, ntimukagorane. Niba umuntu wumva ari serivisi wamuha, ntukumve ko uzayimuha ari uko ari cyo agombwe kuguha runaka. Namwe mugerageze mwirinde abantu nk'abo. Yego, Yego. bemere batakaza impano yabo, ubagiriye inama. Shano kuri njye nayitakaza. Hanyuma rero kadusimbuke, Yego. ibyo tubaye tubirenzeho gatoya. Tugane muri cya gice nigeze kukubwira ndi buze kukubazaho tukaganiraho. Yego. Umbwire uburyo ki ufatanya indirimbo zisohora abageni n'indirimbo z'agakiza. Yego, ko nzifatanya rero izo ndirimbo. Yego. Mbere na mbere ubukwe bwatangiriye muri Edeni. Yego. Imana ihuza Adamu na Eva, umugabo n'umugore. Yego. Rero urumva ko ubukwe n'umuteguro w'Imana, Yego. n'umupangu w'Imana mwiza. Yego. Rero numva ko nabwo ubwabyo ubukwe buramya Imana, Yego. kuko baravuga ngo urugo ni ijoro rito. Yego. Yego, urumva ni ukuri biraryoshye, byose ni iby'Imana, byose biva mu mugambi w'Imana. Yego. Numva ko ari ibintu biri perfect, biraryoshye cyane, birahura. Yego. Ubwo urancabiranyije Oya, ntabwo tayari guca- karabaye ngo ubwo uransubije. Ntabwo ngo cabiranyije. Igituma numva mbibuza numva birahura ni uko byose biramya Imana, byose ni umupangu w'Imana. Ariko witonde, abantu bajya bumva za ndirimbo za Kamariza za kera, za Cecile Kayirebwa, Yego. iza Masamba, Yego. ziriya ndirimbo se zihuriye hehe? Ziriya ndirimbo? Uretse nyumva gatoya, ziriya ndirimbo zihuriye hehe na Tugumane, indirimbo ya Hoziyana, tuzihuriye he n'indirimbo ya Silowamu, zihuriye he n'indirimbo mbese z'amakorari? Wowe nuko ari ibintu wishyizemo, ntabwo kuramya Imana cyangwa se kuririmbira Imana cyangwa gutanga ubutumwa bw'Imana ariko bizaca muri Tugumane gusa. Hari n'umuntu ushobora kubona akabona mugenzi we yakoze ubukwe bwiza, tukaza tukamuha ibyishimo, tukamuririmbira igendere se mukundwa. Ziriya ndirimbo rero akenshi ziba ari zirimo amagambo meza y'urukundo. Kandi se suzi ko ijambo ry'amavuga ngo udakunda ntazi Imana. Uretse urukundo ruba ruvugwamo hariya rutandukanye n'urw'Imana ibivuga. Oya, njyewe urwo navuze n'urwa Adamu na Eva rwo muri Edeni, nirwo nahereyeho. Noneho mpite nkubarizaho n'akandi kantu. Ngeze subizwa nkunda kubaza. Ni ukuri mbaza. Kankubaza. Ubwo ntiwashiduka waririmbye n'indirimbo ya Sekira kari y'urukundo nta kindi kintu kibi kirimo? Hoya, biterwa. Nabwo ari bishimisha cyangwa se ari bitanga message nziza ku mugeni nabikora. Kuko none se amagambo y'urukundo yose akoreshwa ku bageni gusa? Hoya, n'urugero ndi kugwanjye wambaje mu bijyanye na kariyeri yo gusohora abageni. Yego, nagusubije mbigendeye kuri kariyeri. Noneho nanjye rero misenge out of abageni. Yego. Sibyo? Jya out of abageni. Inyuma y'abageni ya za ndirimbo zishimisha wa mugeni. Yego. Z'urukundo. Ugiye kuziririmbira ahandi noneho zitari mu bageni, ziba zikiri za ndirimbo se? Oya, ziba zahinduriwe izina. Nawe ubwo warabivuze ngo ugiye kuziririmba ahandi. Njyewe nabanje kwirefera nkubwira impamvu ituma mbikorera abageni. Urugo ni dekorasiyo y'Imana. Nayo uretse gatoya twumvikane tunagendane. Wowe urashaka kuncabiranya bikarangira utansubije. Oya, ndi kugusubiza. Ahubwo ufite icyo ushaka kumva kimbwire nkikubwire, ubundi ni iki? Oya, ntacyo, kutangiye kwigira hirya. Icara hamwe tuganire. Hanyuma akankubaze. Ego. Indirimbo igira agaciro bitewe n'aho iririmbiwe? Yego. Cyane, ntabyo ruzi.
buri kintu cyose kigira agaciro bitewe n'aho ubu gikorewe. dufate Bruce Melody tumuzane muri ADPR, ziriya ndirimbo ze zirahita zigira agaciro. buriya ntabwo araje muri ADPR Eh. afite ukundi kuntu ahita nakubwiye buri kintu cyose kigira agaciro bitewe n'aho gikorewe. nawe ageze muri ADPR ntiyabiririmba kuriya, ahita agerageza gusa nk'abaho bitewe n'iki ariko abagize agerageje abagerageje aragerageza ariko ntiyaririmba ngo ikinyafu ageze muri ADPR. ubwo rero nawe bivuze ngo uvuye mu hariya muri ADPR, tuvuge wavuye mu materaniro ku cyumweru, Yego. umunsi wo guterana kwera warangiye, Yego. mbonereho n'abantu no kubwira abantu batari basobanukiwe uriya munsi wo ku cyumweru, nubwo nanjye ntarishuwa neza yabyo, ariko ndagiye gusobanuye guterana kwera. Yego. hari abantu rero batabisobanukiwe, babona umunsi wo ku cyumweru wageze bakajya gusenga bakumva ko nga nyine ariko bigomba ngo ni umuhango. Oya, ntabwo ari umuhango, ni umunsi wo guterana kwera. Hanyuma tubakomeje, abantu badukurikiye baze kwihangana ku bw'ibi bibazo, biba ari ngombwa ko tubinyuramo, kuko hari n'abantu baba bibaza ati iki n'iki kuki kigenda gutya. ubu tuvugana uvuye mu materaniro, Yego. amateraniro yararangiye, Yego. uvuye ku rusengero, Yego. uhise ujya mu kabari. oya njye ntabwo najya wimbaza icyo kibazo ko sinajyayo. ni urugero turi utanze urugero rubi, ndutangire kuri ndetse wundi turi kumwe mu kiganiro. ugira urwo rugero ni rubi, ahubwo utaneza satani ugatuma igihano uvuga bimbaho. tutanga urugero rwiza, Okay. kuko ujyanye mu kabari mvuye mu rusengero. ntacyo reka tuvuge ku wundi muntu utari hano, tuvuge wenda Reya w'ahandi hantu utari uwahangaha mu kiganiro, avuye ku rusengero ahise ajya mu kabari. Yego. mu by'ukuri ntabwo tuzi ikimujyanye mu kabari. Yego. sibyo? ageze mu kabari aririmbyeyo ya ndirimbo y'urukundo. Yego. imwe yaririmbiye muri bwa bukwe. Yego. uze kunkurikira neza, wambwiye ko indirimbo igira agaciro. ikintu cyose kigira agaciro bitewe n'aho kiri. ntabwo ari ikintu cyose. Okay, n'indirimbo igira agaciro ngo bitewe turi n'aho ku iri. ndirimbo, nyumva neza. Yego, niko indirimbo navuze. igira agaciro bitewe n'aho iri. iririmbiwe. ya ndirimbo ko waririmbiye mu bukwe bikitwa ko waje kuririmbira abageni, hariya nuyiririmba uraba ugiye kuririmbira bake. ibyo bintu ahubwo umuntu wabikora yaba afite ikibazo, gutafata indirimbo zo mu bukwe. gatoya, uwaririmbye mu bukwe no mu kabari yaharirimba kubera ikizi, uwo ni wowe. ntabwo ariko njye sinaririmba mu kabari, ndirimba mu bukwe. ubundi si ubwo wowe wafata mu kabari ukajya kuririmba ngo urabeho nyamibwa ikeye? bitewe. ahubwo uwo muntu ni ukuri akeneye gusobanukirwa, akamenya igikwiye mu gihe gikwiriye. yego. yego, kuko ibyo bintu ntibishoboka, ntibinabaho rwose. ngewe ibyo ngibyo nakubwiraga byose ntibibaho, byari ibitekerezo byanjye. ntibibaho ariko. kandi ngewe uri kukubaza hano, ntabwo ndacyari, hari ikigero bajya baduha ngo niba ari ngo mu kagombambari, ngo mu ivi na hehe mu rukenyerero, ubwo ni etape z'agakiza. ngewe ndacyari mu kagombambari, wenda wowe ushobora kuba uri hejuru yanjye. sibyo? Yego. uraza kunsobanurira aho inzira ikwiriye n'inzira y'ukuri, kugira ngo ntazatana, cyangwa se ugasanga nyobeje abantu benshi kandi wenda ibyo nizeye ko ari ukuri atari ko kuri mfite. buriya inama njye naguha kuri icyo kintu, yego, nta muhanga mu by'uru rugendo. yego. ubwo ikiriho ni kimwe. yego. niba nta muhanga mu by'uru rugendo, yego, musome Bibiliya, ijambo ry'Imana rizakuyobora mu kuri kose. yego. nta muhanga muri uru rugendo, yego. nta muntu w'inzobere cyane muri byo, n'ubizabiziho gato. yego. basome Bibiliya, yego. ijambo ry'Imana, niyo begera Imana, izabayobora mu kuri kose. niwo muyobozi w'ukuri. niwo muyobozi w'ukuri utavangiye. urakoze cyane. urumva ko nawe nari natangiye kukuyobya bitewe n'uko hoya, ahubwo buriya uramenye. reka nsabe imbabazi. Bibiliya, oya nsaba imbabazi, ndakubabara imbere y'uko bivuga. urakoze cyane. Urakoze cyane. hanyuma rero Reya arakoze mu kiganiro cyiza tugiranye, nubwo kibaye kirekire mu kuntu twarambiye abantu, twizimbye mu magambo cyane. byari byiza, byari biryoshye. twaririmba kandi batuziho kuririmba cyane.
hanyuma unyemerere nze kuguha undi mwanya rero wongere utaramira abantu badukurikiye, nubwo ugiye gutaramira Imana ariko nyamara n'abantu badukurikiye hari bamwe bahembukiramo imitima yabo ikongera ikaba mishyashya cyane cyane abantu bafite ibibazo. Amen. Yego mwanya n'uwawe. Urakoze cyane. Haleluya. Mfite impamvu zo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe. Hari impamvu igenera guca bugufi, nkaririmba indirimbo zishimwe, wankomereje umutima ucitse intege, wumvise gusenga n'ijwi ryanjye, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe, wera ni wowe. Haleluya. Yesu ndakwiringiye, wera ni wowe, ndakwiringiye, nkubanje imbere, sinkorwa n'isoni, turi kumwe Mana yanjye, ndakwiringiye, nkubanje imbere, sinkorwa n'isoni, turi kumwe Mana yanjye, oya ntacyo nguhisha, imbere n'inyuma ni wowe maboko
maboko yanjye undwanirire, ntumbiriye wowe icyo ushaka nicyo nkora, aho ushaka ko njya ndajyayo ndakwiringiye, ntumbiriye wowe icyo ushaka nicyo nkora, aho ushaka ko njya ndajyayo ndakwiringiye, kuko ari wowe mugabo w'ingabo, nyobora ndakumvira, kuko ari wowe mugabo w'ingabo, nyobora ndakumvira, kuko ari wowe uyobora neza, nyobora ndakumvira, kuko ari wowe mugeri mwami wanjye utayobya, nyobora ndakumvira, kuko ari wowe rukundo ruzima mana, nyobora ndakumvira, wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi, wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi, kuva kera abakwiringiye Mana yera babayeho mu mahoro, hoya na ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo ndakwiringiye, na ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo ndakwiringiye, oya nta ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo ndakwiringiye, nta rugamba wigeze utsindwa, Yesu Kristo ndakwiringiye. Haleluya. Oh, wigeze utsindwa, Yesu Kristo turakwiringiye, sinza kuvaho namba gitare cyanjye, narakwiboneye, sinza kuvaho namba gitare cyanjye, narakwiboneye, ntawakuvuga nabi kandi mari, narakwiboneye, 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 Yesu shimwa, narakwiboneye, narakwiboneye,
narakwiboneye, narakwiboneye. Namenye kuri se w'imigisha, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Namenye kuri se ubutunzi, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Ai, sinokurekura Mana we, erega sinokurekura. Sinokurekura Mana yanje, erega sinokurekura. Sinokurekura Mana we, erega sinokurekura. Namenye neza, namenye kuri se w'imigisha, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Namenye kuri se w'ubukire, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Twamenye kuri se w'ubutunzi, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Oh, sinokurekura, erega sinokurekura. Ya sinokurekura Mana yanje, erega sinokurekura. Oh, sinokurekura Mana we, erega sinokurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana yimura ibihe, erega sinokurekura. Erega sinokurekura, erega sitwokurekura. Oya, erega sinokurekura Mana we, erega sitwokurekura. Haleluya. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima aizanje, mfite ubuhamya bw'igendera. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima aizanje, mfite ubuhamya bw'igendera. Umva, nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi batamba. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi batamba. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, haraza azura ibyanjye byapfuye bibaho.
indirimbo yanjye yari impano uzageza he, bituma mpinduka urugero rwiza rw'uwatambwe. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Zaburi ndirimba si iya Dawidi, Zaburi ndirimba si iya bene Asafu, nimba mutima ari izanjye, mfite ubuhamya bwigendera. Nimba mutima ayizanjye, mfite ubuhamya bwigendera. Niki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa bigeze aho. Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa bigeze aho. Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Abasore beza bitondaga barinze neza ubusore bwabo, abo waruzi nabo utamenye, bagiye ureba wowe urasigara. Abakobwa beza bitondaga barinze neza ubwari bwabo, abo waruzi nabo utamenye, bagiye ureba wowe urasigara. Niki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa bigeze aho. Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. amen, 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 ndafashijwe. amen. Ng'abasore bose Bitondaga, abakobwa bose barinze ubwari bwabo. wenda ntabwo nkuketse, Oya se, ariko winkeka unyetse iki? Bwana nduguketse iki Nyagahe? muri abo bari urimo? Kubera icyo umva ko ntabamo? Oya, ntabwo nahakanye Yego, ko ndimo. utabamo, ndakubajije. Ndimo. Ariko se Ndimo. urimo, nanjye ndimo. Yego. Hanyuma Ego. tugana ku musozo, ni iki kintu wabwira abantu bafite imitima ibabaye, bababajwe n'abakozi b'Imana bagenzi babo, tukiri wenda kuri ya nzira y'umukristo cyangwa se rwa rugendo rw'umuntu uri mu nzira y'ukuri k'Uwiteka? Ego. Ni iyihe nama wagira umuntu wababajwe muri iyi nzira cyangwa se muri uru rugendo, akababazwa n'abo bakorana umurimo? Hari umuririmbyi umwe nkunda, Yego, yaririmbye akarembo kavuga ngo humura wirira amarira warize, imibabaro uhura nayo, ibyo byose ni iby'akanya gato bizarangira, dufite umuhoza. haleluya, Humura wirira amarira warize, imibabaro uhura nayo, ibyo
ibyo byose ni iby'akanya gato bizarangira dufite umuhoza. Nta mwana w'umuntu waguhoza, amen. nta n'umwana w'umuntu wamenya umubabaro wawe. Hari abantu benshi bagendana agahinda ku mutima kahihishe, rimwe na rimwe batewe n'abo bavukana, abababyaye, abo bakorana umurimo cyane cyane, ugasanga aho twiteguye kuruhukira niho tugera tugakomerekera, ariko muhumure cyane. Ugasanga umuntu asigaye ajya mu murimo w'Imana yikandagira, cyangwa se rimwe na rimwe yarabizinutswe. Ariko ndagira ngo mbabwire ko dufite umuhoza. Kristo ni umuhoza, niwe wenyine wakumara intimba n'umubabaro. Nta wundi muntu ubaho, ni Yesu. Yego, amen. Hanyuma tukigana ku musozo, hari akandi kantu nshaka ko tuvugaho gato cyane, ubundi duhite dusoza kure wigendere. Ariko abantu bataza no kugira ngo nagufashe data, ntabwo nagufashe nawe. Ahubwo ako kantu nakameze gatya. Twigeze kuganira ku nzira y'umukobwa, urugendo akora, uba kwenda ku mukobwa ufite impano y'uburirimbyi, twabiganiriyeho. Ariko hari n'akandi kantu nshaka ko twongeraho. Ni iyihe nama wagira wa mukobwa? Hari abakobwa baba barabyariye iwabo, ko kantu wumve karababaje cyane. Hari abakobwa baba barabyariye iwabo, ugasanga wa mukobwa kubera ko yabyariye iwabo yarihebye, njye byararangiye, nta mugabo nabona. Rimwe na rimwe wenda binagendeye ku magambo abwirwa, wowe wabyariye iwanyu byararangiye. Akenshi bakunze kubita ngo abafiyemeri. Ubwo tuzanamenya neza mu kindi kiganiro cy'ubutaha nimba abagabo ari abafiyeperi. Ntacyo dukomeze, dusoje abagabo b'abafiyeperi muri bose mwubahwe. Kadukomeze. Hanyuma uwo mukobwa ariko mana yanjye wababaye umutima, ngiye nyine abantu bajye banyihanganira ku kiganiro nkora. Ariko wagira ngo uwo mukobwa oya birababaje, wagira ngo byakubayeho. oya ntabwo byambayeho, nuko nzi nyine abakobwa benshi byabayeho, ntabwo nyine umufiyeperi. Yego, ariko hari abakobwa byabayeho, ugasanga wa mukobwa atewe inda n'umusore bakorana umurimo. Noneho wa mukobwa niwe uhangayika cyane, bikamutera ipfunwe. Ugasanga yahindutse igitutsi ku itorero, mu muryango iwabo. Akenshi bahita banamutenga, ariko babatenga bose. uretse ako kantu ko gutenga, nsabe n'umuntu ujya ukunda wenda twaporodingira bino biganiro, aze kuza kwibuka ako kantu ko gutenga, akandike tuzagakorera ikiganiro cyako. Gutenga ntabwo njya nkumva neza akantu ko gutenga umuntu ngo mu itorero. nanjye kari akantu sinkumva. Nzabakubita hasi, ni ukuri bazakatubwireho. Ariko ntabwo twazashaka pasiteri, n'ubundi uwo munsi nzazana pasiteri tubwire ubundi gute babatenga, sobanurire ukuntu umuntu atengwa mu itorero. kandi Yesu yarataye intama 99 akajya gushaka wibuka amazi aho utaza kubahishurira, hanyuma akadukomeza. Ndakuzi wowe ibintu byose uhita ubishyira hanze. Oya ntabwo nabishyira hanze, ariko n'ubundi biri hanze, ntacyo birekereyo. Ariko dukomeze. Uyu mukobwa uramugiriye inama, yarihebye, reka mubwire akakantu. Nyumva neza, ntabwo urabyumva. Nabyumvishe, ni ukuri. Banza wumve emotion zirimo hano hantu. Ni ukuri, ariko birambabaje kuba batari kukureba. Ni ukuri ufite emotion. Ubutaha nzagaragara mu kiganiro. Ariko uyu mukobwa yarihebye, ni ukuri yarihebye, ateye agahinda ku itorero n'iwabo. Birirwa babwira amagambo mabi, ngo wowe wabyariye iwanyu, ubu se uracyamaze iki? Nyine akenshi ibyo byawe uracyamaze iki? Wenda umubyeyi yakwifata ntabivuge, ariko mugenzi we ntabwo yakwifata, arabimubwira. Uyu mukobwa uramugiriye inama, kuko nawe yumva ko Imana itazigera imubabarira, yumva ko atakiri umurokore cyangwa atakiri mu nzira y'agakiza. Uyu mukobwa uramubwira iki ubundi dusoze? Murakoze cyane. Nta bintu byinshi ndi buvuge kuri icyo kintu, gusa murambabara, ngiye ibintu byinshi mbyumva mu ndirimbo cyangwa se mbikira mu ndirimbo. Hari umusore waririmbye indirimbo nkunda witwa, sinibuka izina rye neza, ndaririmbaho akantu gato, ndumva message ari buyumve. Aririmba kandi akavuga ngo mu mutima wawe ukomeretse
mpamaganya yawo nyashire kure yawo mu mutima wawe uremereye ibiwuremereye byose ubinzanire iri jwi wumva ni rya Yesu ashaka umutima wawe uko umeze kose awogesha amaraso awo muri nguma awogesha amaraso awo muri nguma uwo mutima urira ntiwatuza atari Yesu uhojeje ayo maso arira ntiyahora atari Yesu yakozeho uwo mutima urira ntiwatuza atari Yesu uhojeje ayo maso arira ntiyahora atari Yesu yakozeho ni Yesu wenyine amen ni Kristo wenyine wagukiza icyo gikomere ubana reka nacyo nshimire rero abantu badukurikiranye muri iki kiganiro kuva dutangiye yego nshimire abantu badukurikirana bari Canada muri Amerika ndetse no mu Bushinwa no muri Australia ni henshi cyane nshimire n'abantu badukurikirana bari mu mpande enye z'iki gihugu ndetse no mu ntara zigize iki gihugu zose uko ari eshanu njya nzibagirwa nkavuga enye ariko ni eshanu ya gatanu waje gusanga ari iye mu mujyi wa Kigali uzi ubwenge ndarenze hanyuma rero reka nshimire buri muntu wese wakanze subscribe kuri channel yacu Imana igumugisha ugifungura YouTube yawe ugihita wandikamo Uhiriwe TV ubundi urebe ibiganiro byacu by'isanamitima ndetse n'ibyungura ibitekerezo umuntu wese ureba ikiganiro cyaciye kuri Uhiriwe TV ntazagira icyo akena yaba muri Kristo ndetse no mu buzima busanzwe ni byinshi bibuke gukora like share na comment na subscribe amen hanyuma rero kadusoze ntitwabura gusoza dusenga uraza kuririmba akantu gatoya ubundi uhite winjira mu isengesho dusoze kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima nyawe na Yesu mukiza wanjye atemba nk'uruzi abisi ntibayazi icyampa ngasaba yahabwe nawe njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira Data turagushimye ko wabanye natwe reka iki kiganiro kibe icy'umumaro ku bwoko bwawe ndetse gihindura imitima ya benshi tubigusabye twize none n'iteka ryose amen